uri umutunzi w'amahoro. Asante Yesu. Topi ene etando. Yego. Bi ene edraya. Uri Yesu, uri Uwiteka, Kererevo niryo zina sayini ryawe. kire manda grome hatakuwa mando. Turakumva. Turagushimye kuko uri Imana yacu bwite. Uduhitiramo ibizima kandi bidukwiriye Ntawo kandi kubanjirije. bifite umumaro. Yego. Izina ryawe nirihabwa Asante icyubahiro. Yesu. Nyemerera kano kanya rero uzubane natwe. Wino. Mwuka wera w'Imana Haleluya. ategeka ganze Yego, rata. n'abari bafite imitima yo kwinangira kugira ngo ugende ubahumurize. Asante. Kandi koko niko ijambo rivuga ngo humuriza abantu bawe, humuriza abantu bawe, niko Uwiteka avuga. Uwiteka, Haleluya. Nyemerera aka Uwiteka, kanya niryo zina Mwami Imana ryawe. abagutegereje bose bafite amatsiko kugira ngo bakubone. Topi ene etando bi ene edra. Mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Abari barambitse bavuga ngo ese ni hehe bari bujye, ese ni hehe bari bukorera umurimo w'Imana. Urusengero rwacu ni mu mutima kandi rurafunguye. Yego. Wongera ubagarukeho bundi bushasha, wongera uwuzuze. Bari bacitse intege bagaruke mu murimo wawe. Ndagushimye Kristo haleluya, mwiza haleluya, kuje gukora haleluya, imirimo. haleluya. Ndagushimye murengezi kuje kwigaragaza. Rote kererevo ayini kire manda grome. Haya zinini Yego, atopi Yesu. ene etando. Yego, turakumva. Nyemerera mwuka wera w'Imana ugenda ukora imirimo. Haleluya. Ni wowe ugira icurema wamara kukirema kandi ukanagikomeza. Ukanagikomeza. Nyemerera mwami ukomeze ibyo wubatse kandi mukunzi mwiza ukomeze ibyo washyizeho. Haleluya, Dutuje ntuze haleluya, gutuza ndetse haleluya. ntuze guceceka. Ngwino, Dutangiye gahunda ngwino, y'ikiganiro ngwino. ya mesaje zawe yo kuburira ubwoko bwawe. Ngwino ubane natwe twe tubure nk'abantu. Mwuka wera w'Imana yururukire mu buzima bwacu. Ngaho tegeka uganze bisabye n'izina zina rya Yesu. Amen, amen. Hetagirwe. Yego, reka tusangire turirimba umuririmbyi 150. Niyo twaririmbaho ibitero biri byonyine birabihagije. Imana irabaha umugisha. Yego. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose nakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Amen. Haleluya. Reka mbabwire kuri nshuti z'umusaraba bene data twishimire ko Yesu adukunda. Tekereza muri karande, tekereza aho Yesu yagukuye, aho uvuka, uko byari bimeze, ariko ureba urukundo rw'Imana. Oliva nagize kuririmba aravuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Utekereze abo muvukana, utekereze abo mungana, utekereze ukuntu bagenda wububa, utekerezeho n'ukuntu uhagaze wenyine. Imana itugirire neza. Niki
ni urukundo rw'Imana. Aravuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda njyewe ntagize gute ntakwiriye. Ni wowe uzi umutima wawe ukomeze, ni wowe uzi buri kimwe, ni wowe uzi imitambukire imyicarire yawe. Ariko Kristo niba yavuze ngo Claire ngomba kumukunda, niba yavuze ngo Nepo ngomba kugira gute kumukunda, nta cyatuma Yesu atagize gute atagukunda. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka dusome amagambo y'Imana ari muri Matayo 28 urongo n'uwantu wa mbere. Reka dufashe mu izina rya Yesu, kandi nawe aho uri na Bibiliya yawe usoma aya magambo. Matayo 28 umurongo aho wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Mwese turabasuhuje turabaramukije, abari mu gitondo, abari ku manywa, reka tuvuge ngo igicamunsi cyiza, abari ku umugoroba mwiza. Buri wese ahaherereye bitewe n'igihe arimo, yumva ko tumusuje kandi tumwifuriza amahoro y'Imana, tumwifuriza ishya n'ihirwe mu byo akora byose. Ushobora kudukurikira utameze neza, ariko ngwego nawe humura, Yesu aracyakora uko yari kera n'uyu munsi niko akiri. Ijambo yavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nubwo uri kurira uhumure, ejo hari ibitwenge. Ngize umugisha rero nongeye kubonana n'umuhanuzi w'Imana Claire, umubyeyi Imana ihamagaye kandi Imana yo gukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Niyo tugiye kwa nawe reka tubasabe ngo nimubane natwe muri icyo kiganiro, dutangirane tugeze ku musozo wacyo, tuze kugabana umugisha Imana tugeneye kuri uyu munsi. Claire, uraho neza? Uraho neza Nepo. Ni amahoro. Turashima Kristo. Wakeye ariko. Iyo ndakeye. Narabyubushe. N'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana. Yesu hari ukuntu ajya bigenza. Aguze ko Yesu azakayakoreramo akaguha gucya, akaguha gusa neza. Bivuze ikirere icyambere no kunyurwa muri urugendo. Uri kuri udushyimbo n'amininwa. Reka two ndimo ndihira. Kandi nkabona Yesu abigenje neza. Yego. Tureka niko dushimba n'ibyo bishyimbo wabibonye nawe ni umukire. Nushake uba ari urudodo wabonye. Utogose rutanakaranze, ariko amafuta y'Uwiteka kuri bazajya bakubonera ubu ufite ubwiza bw'Imana usa neza ukeye. Muri mbyina rembera kwanga akagasura dufite ni Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akagasura dufite ni Yesu, amahoro dufite wenyine nta handi tuyakura. Ni kuri Yesu, niyo mpamvu urandimo nasa neza. Bose ugira ngo ni ibya kamera. Kuri ntago ari ibya yemwe mwabantu nece tujya duhura, tubonana. Uko mumbona sikomeze. Ni kumeza urakeye rwose. Uko nguko. Reka tugusane noneho usuzuma duteze amatwi muri kano kanya hari inshuti zawe. Niba manzi basuhuze. Navuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Navuga ngo hobe ni Claire ugarutse. Wa wundi nyine wa mubyeyi. Yego. Yo umuririmbyi naribyo ngo ngarutse imbere yawe Yesu, ngaruye no kugushima ibyo wankora. Avuga ngo ninjye wa mugore waje wawe naniwe. Bishe kandi ndemerewe. Uyu ni wa wundi Claire, uri wa wundi nyine wa wundi. Nanjye mfite ishimwe. Ndabwiye ngo muraho neza. Muraho neza. Haraba ari inshuti zavutse cyangwa se harabavutse uyu munsi, abagiye kukireba bwa mbere. Amazina ni yadufashije Marie Claire. Ndi umugore. Uri umugore. W'abana 3. Witegura. Nitegura kuba hanundi wa 4. Claire mwabyumvishe ntabwo nakavuze uyu munsi tuzagaruka tuje kumuzana igikoma. Yego. Ahubwo ndifuza yuko abantu batangira kwiyabonesha tukazamuzana igikoma minsi mikeya. Arabura amasegonda. Nubu wajya kumva ngo ahubwo Nepo namutse mbyare muri iki kiganiro wabigenza. Rero dushimye Imana ko nongeye kugaruka Umusaraba TV. Yego. Ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni amahirwe ngiriwe n'Imana. Nawe rero ko tugiye kuhura cyangwa se tukatugiye kuganira, ni wowe Yesu yararitse. Ni wowe Yesu yemere kugira ngo tuze tuganire. Tera agatebe umva ubutumwa bwiza Imana icishije muri Claire. Imana iduhana umugisha. Imana iduhane umugisha Claire. Tugiye kumva ubutumwa Imana ikize ku mutima. Inshuti bavandimwe ni Claire tugiye kubana, ntago kigano kiri butinde cyane kuko Claire nubwo mubona gushya kuba yicara no kubera umuhamagaro, ariko ubundi Claire arananiwe. Nawe n'uwajya ko nukona birabaye nubwo atengeye bikoze, ariko icyo nzi cyo nuko wajya ko nukona birabaye. Arananiwe rero, afite intege nke gitume kubaho icyano ni wa muhamagaro nyine Imana yagombaye umuhamagaro wakubyiga ugakora icyo umuhamagaro ukubwiye. Ariko ndabizi neza ntashidikanya nanjye yuko mu bantu bagiye kugirirwa neza n'Imana
kerera arimo amen kandi no mu bantu bagiye gutabarwa n'Imana Ndabyakira. kerera arimo Ndabyakira. ibyo nanjye nabihaga nkashinga hagati nzi ko kerera arimo amen ndabyakire mu izina rya Yesu yego ahandi se rumeze utekere ahandi ndaho ni po iyo ubonye bucya bukira bukongera bugacya bukira Yego. hari benshi bavuye mu mubiri bari bafite imishinga myinshi igiye itandukanye benshi bavugaga ubu butumwa ariko nyamara havu hakaba hagize gute harangiye ngewe rero iyo mbonye mbyutse nkumva nshima Imana kandi nawe wongerewe uyu munsi wongera aya mahirwe ubuntu bugeretse ku bundi navuga ngo uyu munsi wongerewe aya mahirwe uhawe yakoreshe neza Yego. yakoreshe neza kuko hari ikimana iguhera aya mahirwe hari undi nawe wayashakaga ariko ntiyayabonye ariko wowe Yesu yagize gute yayaguhaye Amen. yakoreshe neza aho kugira ngo uyakoreshe ibibi Imana itugirire Yego. neza Kerere imisengeri y'imisi mu kuyikora gute ibyo abantu ati musenge unakata avuga ati nyamara no kuvuga ngo dusenge insengero zimwe na zimwe zirafunze imisengero no kurinda agakiza by'imisi Kerere uri kubibona bimeze bitandukanye kwitwara gute muri no misi ugereranije n'igihe cyashize erega nepo ubundi Imana iri muri twebwe Imana igendera muri twebwe yego yaravuze ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga njye niyo nakwicara imbere y'uburiri bwanjye ndasenga Imana ikanyumva ubundi icyo bishatse kuvuga ni ukwera ku gato na kanini kwezwa nyine aho uri hose ukaba wumva nta kintu kigutega icyo wasaba Imana cyose wagira gute wagihabwa kubera iki nta kiri kugucira urubanza duhore twezwa ku gato na kanini naho gusenga ntabwo uzitwaza ngo buriya ngo hari abarahafunze ndetse niba barafunze rwa rusengero twajyaga duhuriramo hariya nyine bafunze umutima wawe bafunze urusengero rwo mu mutima wawe ntabwo rufunze ahubwo rurafunguye nakubwira ngo ibyo ntabwo ari inzitwaza kandi nepo hari n'ukuntu nakwivira gutya karitsiye aho ntuye nkagira gute nkagenda ndi kubohoza mvuga ngo Mana hari ukuntu warengera abanyarwanda hari ukuntu watabara isi yose hari ukuntu watabara abari kugutakira iyo twageze muri ibyo bihe Imana itanga ubundi bwenge itanga ubundi bwenge ku bantu bagendana n'Imana ntuzambeshye ngo umaze ibyumweru 4 ngo umaze ngo amezi 2 wicaye Imana ifite ukuntu itanga ubwenge yego ubutayu bwarahagaze ariko se ubwo nje nkicarira ahangaha hari wambwira ngo urimo urakora iki kubera iki ndi mu mwiherero n'Imana ntago ari ngombwa ngo njye gufata Bibiliya na kantike nkagare mu nzira nkuko b'abafarisayo bajyaga babikora bahagaze hari mu nzira mu masinagoge kugira ngo berekane ko bari gusenga ntago ari ngombwa ngo twereke abantu ko turi gusenga ahubwo isengesho ryanjye riri kugera ku Mana rero ni wowe baragufungiye ukabura uko ugenda waragenda ngo werekana amakositimo werekana amabaze meza wabuze aho usengera ariko niba koko igicaniro cy'Uwiteka kiri muri twebwe nta mpamvu yo kugira gute gucika intege umurimo w'Imana urakomeje Imana itugirire neza nta gusubira inyuma umurimo w'Imana ugize gute urakomeje kandi koko muze tureba imbere utegereze igitondo abana b'Imana nta kintu na kimwe abantu benshi bazireguza kuko n'ubu ngubu ndi muratanga buno butumwa hari abakurikiye barimo barumva si ugusenga sebwo nabwo ni ugusenga hari uriza kubyumva agapfukama akabwira Imana ngo Mana nanjye nkeneye izi mbaraga nanjye nkeneye ndakeneye nta cyo uzabona uzagira gute uzireguza kubera iki rero nibafunge ziriya nsengero ariko insengero z'imitima yacu zigize gute zirafunguye kandi Mwuka Wera w'Imana arimo arazikoreramo icyo nagusaba no kwezwa ku gato no ku kanini yewe mugabo ezwa mu rugo rwawe mugore ezwa mu rugo rwawe aho uri muri karitsiye imbuto zigaragariza abihannye naho ibindi bintu ugire gute ubireke sibyo ko muri iyi minsi niho borosoye abagira gute ababyukaga n'ubundi niho ingeso zimwe na zimwe zatangiye kugaragara kuko nyine bagendaga bagafatwa na cya kibatsi cy'Umwuka Wera none ntago bakijyamo abana b'Imana berame ntago bakijyamo ngo basenge cya kibatsi cy'Umwuka Wera kiza kibatwike gitwikire ngo baraboroseye n'ubundi ariko n'ubundi borosoye wabyukaga ariko abana b'Imana Imana itugirire neza amavuta ni yayandi kandi barashinganye nta gucika intege muri mbere yaravuze ngo we gutinya ibizakubaho Imana izagira gute izakurinda Imana itugirire neza rero insengero z'umutima wacu zigize gute zirafunguye Imana iguha umugisha cyane mwinshi cyane Kerere uri umuhanuzi uri mu muhanuzi nemera kandi nemera amavuta ye iyi minsi akomeje kugira haboneka ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi ngo mwezwe aya mezi mwezwe kubera iki Imana ikubwira abantu kwezwa cyane bitandukanye na mbere
ni ukubera iki? ese ubundi nepo niba imperuka itaje kano kanya urupfu rwe ruratinze ku muntu. Erega Imana yo itwibutsa niko idufitiye umutima w'imbabazi, niko idufitiye iki urukundo. uri kumva neza? niko igira ngo hatazagira uvuga ngo Uwiteka agize gute yarambeshye. igenda idutumaho nyine kugira ngo duhore twezwa. nuko Satani afite ibishashagira kandi biri kugenda bikurura iki abantu. uri kumva neza? abantu benshi ukurikiye muri sosiyete ubonamo cyangwa se nawe ubayemo, urabona akazi ni ikibazo, sibyo? cyangwa se guhinga, abantu bahinga no gufumbiriza amafumbire n'ibiki kandi kera nta byabagaho. witereraga umugozi wawe hariya ukazana ikijumba, witereraga nta kintu cyo kitaroye, nta na hamwe uburwayi butageze. uri kumva neza? niba rero umwumbati cyangwa se ubutaka bwaramunzwe bwararoswe, none ugira ngo ibimunga abantu byo ntibihari ibishaka bakura kuri Kristo Yesu, kugira ngo imbaraga za Eliminate nizihari ntizirimo zirakora se. none se nibona ukabona umuntu yari umuntu w'umugabo muzima, ukabona agiye mu butinganyi, ukabona umwana w'umusore arangije kwigara umuntu muzima, kwatarika amafaranga nyakura mu butinganyi, Imana iratumaho, urumva, igatumaho nyine ikabwira ngo ni mwezwe. kandi n'undi byahozeho no kubwa Nowa, wibuka uko byagenze. Uwiteka yabatumyeho, kuko rega Uwiteka nta kintu byamumarira kuba yabona imbaga y'abantu igira gute yorama. uri kumva? niyo mpamvu agenda atumaho intumwa, abantu nibezwe. niko we areba akaturebera, akamenya ibiri imbere, akamenya ibishaka utugusha, akamenya ibishaka udutentebura, akagutumaho intumwa. nubwo azitumwa bamwe ntibumve, ariko hari abandi bagira gute bumva, barangiza bakagira gute bakarokoka. wari ugiye gupfa ari mu busambanyi, ari mu bindi, ariko akongera agahindukirira Uwiteka. hari uwo yarakijijwe azi imvugo y'Imana, azi agakiza uko kameze, akongera akagaruka. hari n'utaruzi ngo yumve ese Imana iravuga, ese Imana ibaho, ariko yakumva ubutumwa. niba wibuka Koroneli yuko byagenze, uri kumva neza? ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute Nepo? Imana iramwemera. nta kindi kintu Uwiteka arebera. ese niba uri umusirikare yarizeye Yesu, akavuga ngo umva, si ngombwa ko wowe ubwawe, si ngombwa kugera iwanjye, ahubwo we wategeka. icyo abantu babuze ni ukwizera. nawe kudutumaho nuko Kristo agira ngo abantu benshi batagira gute, batatungurwa. yego. avuga ngo amagare ya benshi araje araparitse. ese igare ryaje umuntu yarisubizayo? none se reka kubaza, igihe kimwe Hezekiya ntabwo yatumyeho umuhanuzi akaza akamubwira ati umva Hezekiya raga, kuko ugiye kugira gute, ugiye gutanga. nese Hezekiya yagize gute? yerekeye ivure, arasenga, atakambira Uwiteka, amwibutsa uko yagendaga, amwibutsa Imana akora, amwibutsa uko yagenda. none se ntabwo yongeye agatumwaho umuhanuzi wari wagiye akongera akagaruka? ariko bivuga yuko Hezekiya kubera iyo myaka Imana yamwongeye yarimbutse. ese wanzigaye ntabwo bishobora kuviramo kurimbuka cyane? nyine ubundi ibi reka mubwire, nyine ugomba, yararimbutse biterwa, kuko hari igihe Imana ivuga ngo ndarimanuye bitewe nuko abonaga ibiri imbere utazabishobora. kavuga ngo reka noneho mweze mucyure. uri kumva neza? ikagucyura. rero igihe uwanga ikakwihora nyine ukagira gute, ariko nawe ujya kubisaba, ujya gusenga wabanje kumenya amakuru. nubuhe butumwa uraha abantu we kubwirwa ngo amagare mwezwe? wowe tumwe we ngo twitanye ikiganiro. nta bundi butumwa bayange basenge, bayange bayakuzeho, cyangwa ntibasengezwe, wezwa kezwa. sibyo? kuko n'ubundi umwana w'ubugingo arahari, Nepo, n'umwana wo kurimbuka agize gute arahari, sibyo? niba ubundi Uwiteka ngewe yaranyemereye ni ukunkangura, sibyo, kugira ngo nongere nkanguke, kuko Uwiteka yanyemereye ubugingo. nyine agomba kunkangura, antumaho Nepo, agomba kunkangura. nuko nyine Yesu akora. rero bivuze iki? nuko nyine bimeze. reka tugushimire ku bisobanuro byiza uduhaye no kumuguro, kandi utanze muri kano kanya. reka ngo noneho usenga Imana, utugezeho ubutumwa Imana ishyize ku mutima wawe. ni karibu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaye,
tugushimiye neza n'imbabazi zawe, tugushimiye ko uri uwera wa Israheli, tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimiye ko uri umutunzi w'amahoro. Topi ene etando bi ene edraya uri Yesu uri Uwiteka ayindikire manda grome hatakuwa mando. Turagushimye kuko uri Imana yacu bwite, uduhitiramo ibizima kandi bidukwiriye kandi bifite umumaro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera kano kanya rero uzubane natwe, Mwuka wera w'Imana ategeka ganze n'abari bafite imitima yo kwinangira kugira ngo ugende ubahumurize. Kandi koko niko ijambo rivuga ngo humuriza abantu bawe, humuriza abantu bawe, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Nyemerera kakanya Mwami Imana abagutegereje bose bafite amatsiko kugira ngo bakubone. Topi ene etando bi ene edra. Mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza. Abari barambitse bavuga ngo se ni hehe bari bujye, ese ni hehe bari bukorera umurimo w'Imana. Urusengero rwacu ni mu mutima kandi rurafunguye. Wongera ubagarukeho bundi bushasha, wongera uwuzuze. Bari bacitse intege bagaruke mu murimo wawe. Ndagushimiye Kristo mwiza kuje gukora imirimo. Ndagushimye Murengezi kuje kwigaragaza. Rote kererevo ayinikire manda grome ya zinini topi ene etando. Nyemerera Mwuka wera w'Imana ugenda ukora imirimo. Haleluya. Ni wowe ugira icurema, wamara kukirema kandi ukanagikomeza. Nyemerera Mwami ukomeze ibyo wubatse, kandi mukunzi mwiza ukomeze ibyo washyizeho. Dutuje ntuze gutuza, ndetse ntuze guceceka. Dutangiye gahunda y'ikiganiro ya message zawe yo kuburira ubwoko bwawe, ngwino ubane natwe twe tubure nk'abantu. Mwuka wera w'Imana yururukire mu buzima bwacu, ngaho tegeka uganze, bisabye n'izina izina rya Yesu. Amen. Amen. Edagirwe. Yego, reka tusangire turirimba umuririmbyi 150. Niyo twaririmbaho ibitero biri byonyine birabihagije. Imana irabaha umugisha. Yego. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose nakiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye. Kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Amen. Haleluya. Reka mbabwire kuri nshuti z'umusaraba bene data, twishimire ko Yesu adukunda. Tekereza muri karande, tekereza aho Yesu yagukuye, aho uvuka, uko byari bimeze, ariko ureba urukundo rw'Imana. Oliva nagize kurimba aravuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, urw'Imana idukunda ntawarurondora. Utekereze abo muvukana, utekereze abo mungana,
utekereze ukuntu bagenda bububa, utekerezeho n'ukuntu uhagaze wenyine. Imana itugirire neza. Niki ni urukundo rw'Imana. Aravuga ngo kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda, njyewe ntagize gute ntakwiriye. Ni wowe uzi umutima wawe ukumeze, ni wowe uzi buri kimwe, ni wowe uzi imitambukire imyicarire yawe. Ariko Kristo niba yavuze ngo Kirere ngomba kumukunda, niba yavuze ngo Nepo ngomba kugira gute kumukunda, nta cyatuma Yesu atagize gute atagukunda. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka dusome amagambo y'Imana ari muri Matayo 28 urongo n'uwantu wa mbere. Reka dufashe mu izina rya Yesu, kandi nawe aho uri na Bibiliya yawe usoma aya magambo. Matayo 28 umurongo aho wa mbere dusome mu izina rya Yesu.